codium ikozwe hanyuma umusaruro wacu ntupfe ubusa byaba byiza cyane. Bayiha umushoramari akayiprivatiza cyangwa se babikora nka leta nabyo nta kibazo. Abanyamuryango ba koperative Gatsibo ya Munane ikora ubuhinzi bw'urusenda, imiteja n'izindi mboga ikorera mu karere ka Gatsibo, umurenge wa Gatsibo, akagari ka Mugera batijwe codium yamaze igihe gito hita ipfa. Barasaba ko iyi codium yakorwa kugira ngo bajye bayikoresha babikamo umusaruro wabo, ngo dore ko iyo basaruye basabwa guhita bagurisha ngo niyo umusaruro w'urusenda waba uri ku giciro gito. Bo baravuga ko iyi codium iramutse ikozwe yabafasha kubika umusaruro wabo bakawugurisha ku giciro cyiza. Codium hashize igihe kigera mu myaka 5 tuyihawe, ariko ntabwo tuvuga ko twayihawe kuko ntabwo bigeze bayidushyikiriza tumenye yuko twayihawe. Ubundi akamaro ka codium mukazi? Akamaro ka codium ubundi tuzi ko ari ugushyiramo imboga n'imbuto icyo yaragenewe hanyuma bigakorwa igihe bitari byabona umwanya wo guhita bijya ku isoko, bikaba bibaye birindiwemo bikavamo bicyujuje ubuziranenge bikajya ku isoko. Mwari muyitezeho iki codium? Twari twiteze ko izadufasha mu bintu bitandukanye kubera ko turi abahinzi b'imboga n'imbuto. Icyanya duhingamo amashu, duhingamo urusenda ruraciriza rujya hanze ndetse n'imiteja nayo ijya hanze. Icyo gihe twateganyaga ko hari igihe haba ikibazo cyo kuza gufata imisaruro bikaba ngombwa ko umusaruro umwe usigara. Twari twitezeho rero ko nk'uwo musaruro usigayeho kugira ngo dupfire ubusa twakabaye tuwushyize muri codium kubera yuko ifite uburyo burinda bitewe n'uko ikonjesha, bikaba byakongera bikavamo wenda bukeye bwaho nta kindi kibazo kibayeho, ariko uko twari tubyiteze ntabwo ariko byagenze. Ibyo bibagereze wenda ko codium idakora. Ni ukuvuga ngo ingaruka zibamo icyambere nk'urwo rusenda iyo baje rawundi imwe bagapakira urusigaye urwo ruba rupfuye. Rwapfa? Iyo rupfuye nta naho turujyana ahandi ni ukumena, icyo biba cyabaye igihombo. Murasaba iki rero? Icyo dusaba twebwe twifuza ko tugira umugisha ikaba yakoreshwa tukayikoresha icyo yagenewe gukora. Nitwa Karegeya Emmanuel, ndi umunyamuryango w'iyi koperative Kayiga Umunani. Iyi codium ni gahunda ya leta yayishyizeho, ariko twaje kubona ku rwego rw'akarere bayitishije koperative, bayihaye koperative. Bavuga ko koperative ari izajya iyikoresha, ariko mu buryo bwo kuyikoresha njye ndi mu ba mbere batangiriye hano kuko natangiye ngura urusenda, mfite kampani dukorana, urusenda narugura nkabona rwahombye. Noneho ngerageza uburyo bwo kugira ngo rwogerere agaciro rugatukura nkarwumisha nkarugurisha rwumishije kubera ko uburyo bwo kurishyira muri codium butajyaga gukunda. Hano hariho sora 24, hariho 12 hano na 12 hariya. Natangiye ngewe hano ikora, warayisicingaga hariya igakora igahuha ukumva karimo n'umuyaga uhuha ukonjesha, ariko nyuma biza guhagarara n'amatara ntiyakongera kwaka, yarakaga kaka amasaha make guhera nka saa 12 yagera nk'amasaha 2 akazima. Ubwo tubimenyesha inzego zibishinzwe, nyuma baraza barabireba baza gushyiraho amashanyarazi transfer iri hepfo hariya, umuriro ugera hano, ariko umuriro ugera hano inyuma n'imbere ntabwo ugeramo. Nta kintu wakoresha, ntiwacana itara ryo hanze rya security, nta kindi kintu cyakora. Rero umuyobozi w'akarere yavuze yuko aza kubikurikirana kugira ngo no mu cyumba imbere hariya muri codium mwabonye haze gukora. Ariko kugeza uyu munsi ndumva hashize nk'imyaka 2 nta kintu cyakozwe cyo gukora umuriro, nyine twarabonye warahageze. Rero mu byifuzo ari nanjye ndetse n'abanyamuryango dufite, iyi codium yafasha ibintu byinshi cyane nkuko uwamanjije yababwiye. Hari hano duhinga imbuto, urusenda cyane rujya hanze n'imiteja, ariko iyo biramutse bimisinze kubura isoko cyangwa baje kubigura bakagura quantité nkeya cyangwa se agasigara quantité, ntabwo tubona aho tuyifasha kugira ngo n'ubundi bazaze bayihereho, ubwo ihita yangirika niba atari yo kugurishwa kuri local, kuri izi local za market zo local duturanye hano. Nk'imiteja tuyigurisha mu buryo bwa hano, ariko urusenda ruhita rupfa kuko ruri icyatsi kugira ngo ruzatukure ruhita ruba reject, ntabwo rwakunda ngo rube rwiza kugira ngo tuzarujyane ku isoko rumeze neza. Iyo rero ni imbogamizi inakomeye. Iyi mbogamizi ya kabiri,
urabona iki kigo ni ikigo abantu bose banyura hano bakibaza, hano imbere habera isoko, hari abantu benshi bahanyura, nta security, nta tara riba hano. Ikindi tureba ni ibyo bihombo bigenda biza ku munyamuryango uko bwije n'uko bukeye. Ku murongo wa telefone twavuganye n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gatsibo Bwana Mutabazi Geoffrey, avuga ko iki kibazo kimaze igihe kirekire kizwi kandi ko kidindiza umusaruro wa koperative Gatsibo ya Munani. Yavuze kandi ko bagiye gukurikirana bagasaba ababatije cold room kuba bayikora kugira ngo koperative ibone uko ibika umusaruro wayo. Avuga kandi ko iyi cold room kuba yakoreshwa ibyapfuye birenze ubushobozi bw'iyi koperative, ngo dore ko ishobora kuba yakoreshwa arenga miliyoni 20 z'amanyarwanda. Cold room yaje kugira ikibazo, yamaze kugira ikibazo, koperative kuyikoresha bisaba amafaranga menshi arenze ubushobozi bwayo. Ubu rero irimo gukurikiranwa gufatanya n'akarere na yego niyo igomba ku amakuru ufite nanjye. Amakuru ufite nanjye nuko akarere katubwiye ko na yego ariyo igomba kuzayikoresha, ku buryo noneho yenda imashini bari bashyizemo zisaba ubushobozi buhambaye bukurepara, yenda bazazana izindi bashyiramo ku buryo igihe koperative igize ikibazo nako igihe imashini igize ikibazo koperative ishobora kuyikoreshereza. Icyo nanjye kubwira ni uko nanumvise ko ubwayo ikibazo yagize bisaba miliyoni 20 kuba cyakosorwa, iyo makuru numvise. Urugero rero bikaba birenze ubushobozi bwa koperative, ariko nayo bikaba birimo niyo makuru kugeza ubu ngubu uburyo izayikoresha ikajya ku rwego rw'aho koperative nayo ubwayo ishobora gusimbuza byose zazagize ikibazo. Iyi cold room iyo uyitegereje ubona ari igikorwa kinini cyatwaye amafaranga menshi kugira ngo cyubakwe, ariko abaturage baribaza icyo amafaranga yapfuye, ngo dore ko icyo yubakiwe kidakorwa. Iyo bavuze cold room ni icyumba gikonjesha bashyiramo imboga cyangwa imbuto zikaguma zimeze neza ku buryo zimara igihe kinini zisa nkaho zikiri mu murima.